ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Igitondo cyiza mwene data, wowe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo ashimwe. Wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu mahanga, abari mu ntara, mwese inshuti zanjye aho muri hatandukanye, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ndakwinginze nyemerera iki gitondo cyiza cy'umugisha, dufatanye gushima Imana. Dushima Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushima Imana intwari ku rugamba yakugotesheje ingabo nini muri iki gicuku. Irongeye irabikoze, iravuze ngo baho, ubayeho. Yitwa Ndiho niryo zina ryayo. Imana nishimwe. Dushimiye Imana itabura uko ibigenza. Dushimiye Imana yuzuye urukundo no gukiranuka. Dushimiye Imana intwari ku rugamba. Imana ihabwa icyubahiro. Aka kamwanya urukundo rwayo ni ukuri rurarenze, ntawarondora iby'urukundo rwayo. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera araririmba ngo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ngo niyo wafata inyanja zose, ugafata ijuru rikaba impapuro, ibyatsi byo ku isi yose bikaba amakaramu, maze inyanja zikaba wino, zikaba imiti y'ikaramu, ukandikaho iby'urukundo rwayo, ntago wabimara ntibyakwirwaho. Nawe urebye ibyo yagukoreye nta kiguciye, urebye uburyo yakwitayeho, urebye uburyo yakuburaniye yakurengeye, urebye uburyo yakurutishije ibindi biremwa, hereza Imana icyubahiro. Ibuka aho Imana yakunyujije, ibuka aho Imana yagukuye n'uburyo yakurwaniriye. Hereza Imana icyubahiro. Ni umukozi w'umuhanga, ni Imana yuzuye urukundo n'imbabazi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iki gitondo tubanje Imana yera, iki gitondo tubanje Imana ku byacu no ku bacu, iki gitondo tubanje Imana ku buzima bwacu. Tubanje Imana nihabwa icyubahiro, ihatubera aho tutaba, aho tutabasha gukandagira nihakandagire, nirangize kuvuganire nanjye mvuganire, ituburanire mu izina rya Yesu Kristo. Tubanje Imana, Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro intwari ku rugamba. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, mushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ibaha umugisha bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Inshuti zanjye, Imana ibaha umugisha aho musengera hose. Imana ibanezeze, Imana ibagirire neza. Nawe ushaka kwakira agakiza, ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ufata umwanzuro uyu munsi wakire muri iki gitondo agakiza. Uhindure imyitwarire yawe, uhindukire uve mu nzira mbi, ugane inzira nziza z'igisiyoni. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo nyemerera dufatanye gusoma ijambo ry'Imana, igitabo cya Dawidi, Zaburi 25. Turasoma umurongo wa mbere ndetse wa kabiri, turangirize ku murongo wa gatatu. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ki? Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni, abanzi banjye be kunyishima hejuru. Gatatu, handitse ngo ki? Siko bizaba. Haleluya. Ayiwe, hari Imana, Imana yacu irahari, Imana yibuka isezerano. Dawidi avuze ngo ki? Aravuze ngo siko bizaba. Abaguteze iminsi, ibyo bavuze n'ibyo bapanze, siko bizaba. Ibyo bagutongera, siko bizaba. Ibyo bakwifuriza, siko bizaba. Ni ijambo Dawidi avuze, siko bizaba. Haleluya. Siko bizaba, siko bizaba mu bagutegereza. Ntawe uzakorwa n'isoni.
abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Dufite Imana yibuka isezerano. Dawidi aravuze ngo siko bizaba, abategereza Uwiteka siko bizaba, ntabwo bazakorwa n'isoni. Abiringiye Uwiteka siko bizaba, ntabwo bazakorwa n'isoni. Abakora ibyo gukiranuka siko bizaba, ntabwo bazakorwa n'isoni. Abakorera Imana bashyizemo umwete, biyambuye imyambaro y'ibyaha, abo ngabo bagategereza Uwiteka. Ni ukuri ijambo rirambwiye ngo siko bizaba, ntabwo bo bazakorwa n'isoni, ntabwo bazamwara. Nubwo bifurizwa kumwara, nubwo abanzi babo babifuriza ko bamwara, nubwo abanzi babo babifuriza ko bakorwa n'isoni, ariko Dawidi arabihakanye, aravuze ngo siko bizaba. Mu bategereje Uwiteka ngo ntawe uzakorwa n'isoni, ngo keretse abameze gute, abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Abazareka Imana ari nta mpamvu, abazareka gukizwa ari nta mpamvu, abazihatira kubeshya kandi bitwa ngo barabatijwe bafite amazina abiri, abasambanyi bitwa ngo ni abakristo ukajya gusambana kandi ufite yuko wabatijwe, ngabo bavuye mu isezerano ari nta mpamvu, ngabo bazakorwa n'isoni. Abo bicanyi kandi bafite kuba barabatijwe, abo bazakorwa n'isoni kuko bavuye mu isezerano ari nta mpamvu. Ariko Dawidi abivuze neza ngo siko bizamera ku bategereza Uwiteka, ntawe uzakorwa n'isoni. Abo bagenda n'ibanga, abo bagenda nk'abayuda, bagenda babitse iki Uwiteka Imana yabavuzeho, bagenda bigengesereye kubw'isezerano yabasezeranije. Ayiwe, abo ngabo babitse ibyasezeranijwe mu mitima yabo, abo ngabo bagenda bitonze rwose, abo bigengesera. Dawidi aravuze ngo siko bizaba, siko bizaba. Mu bategereje Uwiteka nta n'umwe uzakorwa n'isoni, ngo keretse kubava mu isezerano ari nta mpamvu, abo bazakorwa n'isoni. Isoni zizabakora ubwo bazaba bari kubashinja ku karubanda, babashinja iby'ubusambanyi, babashinja ibyo kubeshya, babashinja iby'ibinyoma, yewe bagusubizamo amagambo wavuze, ngabo bazakorwa n'isoni. Ariko siko bizaba ku bategereje Uwiteka, siko bizaba. Ndagira ngo nkubwire, hari byinshi birara bikubiriza, ibyo bakubwira n'ibyo bagucunira ingoni, ibyo baguteza ukabimenya, imipangu bapanze yo kukugirira nabi, ibyo byose warabimenye, ibyo bacukuye ngo ubigwemo ahawe hibagirane, ibyo warabimenye. Ariko itangazo Dawidi agutangarije nsubiyemo, siko bizamera mu bategereje Uwiteka. Ntabwo ariko bizamera, ntabwo ariko bizamera. Ibyo bapanze siko bizaba, ibyo bakwifuriza siko bizaba. Rabimora bayaseka ngo ntabwo ariko bizamera mu bagutegereje Uwiteka, ngo keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu, abo bazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo gahunda ni ugukomeza kuba mu masezerano, ni ugukomeza kuba muri Yesu Kristo, agakomeza akakubera umwami n'umukiza wawe, ni ugukomeza kwizera Imana, ni ugukomeza gukora imirimo y'abakiranutsi, y'abihannye ibyaha. Gahunda niyo, nicyo kizatuma udakorwa n'isoni. Ni uko uzaba umukristo wamaramaje, ni uko uzaba umukristo utanukwaho n'ibyaha, ni uko uzaba umukristo udatumwaho ubuzizi bwo kubeshya, ni uko uzaba umukristo yego yawe ari yego, hanyuma oya yawe ikaba oya. Ngabo ntabwo bazakorwa n'isoni, ngabo siko bizaba. Ibyo abanzi babo babapangira, ibyo siko bizaba. Ibyo babifuriza, ibyo siko bizaba. Keretse abava mu isezerano, abavuye mu gakiza, abavuye ku Mana ari nta mpamvu, abo bazakorwa n'isoni. Imana iguha umugisha. Nizeye ko ufashe icyemezo cyo gukomeza kuba mu Mana, cyo gukomeza kurindira Imana, kuko Imana yibuka isezerano, kuko Imana ntabwo yamukemera
kukorerwa n'isoni aho hantu nawe urabizi, uravuga ngo ayi data we nabigenza nte. rero kubwo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe, kubw'icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, ntabwo uzakorwa n'isoni. Humura, ntabwo uzakorwa n'isoni. Niba utarigeze uva mu isezerano wasezeranye n'Imana, nimba utarahemukiye Imana ngo uve mu mategeko yayo, nimba utaranze kumvira Imana, humura, ntabwo uzakorwa n'isoni. Isoni ntabwo zizagukora. Shikama mu Mana, senga Imana ku manywa, senga Imana wicuye, senga Imana aho uri hose, ukora imirimo yo gukiranuka. Shalom shalom, muhahe muronke mugendane n'Imana. ineza yawe ku mwana w'umuntu